citizens, I will be coming to you shortly to ask you to renew. Uyu mugabo twifuje kubabwira afite amateka akomeye mu mupira w'amaguru, haba mu ekipe yagiye akinira nka Paris Saint-Germain, AS Milan ndetse n'ayandi, dore yuko yagiye akoramo byinshi ndetse bitangaje. Abenshi bagenda bavuga yuko yabaye umwami w'umupira w'amaguru ndetse agakora byinshi, dore yuko afite n'igihembo karundura cya Ballon d'Or. George Weah yavukiye ahitwa Clarktown mu mujyi wa Monrovia muri Liberia, tariki ya 2 Ukwakira 1936. Yavukiye mu muryango ukennye cyane, akurira mu buzima bwuzuye ibibazo by'ubukene no kubura amahirwe menshi. Se yitwaga William T. Weah ndetse naho nyina akitwa Anna Weah. Yize amashuri abanza muri Liberia, ariko akiri muto yagaragaje impano idasanzwe umupira w'amaguru, ari naho yahereye urugendo rwe rwamugejeje ku rwego mpuzamahanga. Akiri umwana muto cyane, George Weah yabaye umwana ukunda cyane gukina umupira, aho yari azwi mu gace ka Clarktown nk'uhorana umupira mu birenge, nubwo akenshi yakinaga hamwe n'utundi dupira twakozwe mu masogisi mu birere, cyangwa se aribyo abenshi mwakoze mwita kare, ndetse agakina no ku mucanga. Ubuzima bwe bwo ubwana bwari buwe kuko yakuriye mu muryango ukennye cyane, kandi se yaramuretse akiri muto aramusiga ndetse amusigana na mama wenyine, aba ari we umurera, ndetse mama we nawe aza kumuha nyirakuru. Nyirakuru yamubereye umubyeyi, amutoza indangagaciro zo gukora cyane, kwihangana ndetse no kubaha abandi. Yize amashuri asanzwe ariko ntabwo byamworoheye kuyasoza neza, kuko impano ye mu mupira yaje kuba iyo kuzaba umukinnyi karundura, kuko byatumye ajya gukina mu makipe y'abato yo mu gace atuyemo, atangira kugenda yerekana impano ye umunsi ku munsi, ndetse ubuhanga bwe bugaragarira abantu bashakaga abana bakina umupira mu makipe y'abato, cyangwa se ariyo bita academy. Bityo atangira umupira we gutyo. Nuko yaje kwisanga abatozaga ama ekipe y'abato muri Liberia babonye impano ye, ndetse batangira kumufasha mu buryo bwihuse, kuko nubwo yakinaga nta gikoresho cy'umupira cyiza afite, nta godiyo, nta myambaro, batangiye kugenda bamufasha mu buryo buciriritse, ndetse batangiye kugenda bamushyira mu ma ekipe y'abato, bityo bagenda bamufasha mu mupira. Bamwe mu batoza bamubonye bwa mbere bamwitaga umuhungu w'inkuba, cyangwa se yuko afite uburyo yirukanka nk'inkuba, kubera uburyo yirukankaga agasiga abandi benshi mu kibuga, ndetse n'ubushobozi bwo gufata umupira haba mu kuteka ku gituza cyangwa se kutegeka akoresheje amaguru. Uretse kandi gucenga no kwinjiza ibitego, banamubonagamo ubushobozi bwo gukina mu myanya myinshi, ari nako agenda agira umutima cyangwa se akagira discipline mu kibuga. Hari abatoza bamugiriye inama yo kutigira cyangwa se yo kutagira ubwoba, ahubwo akaba umukinnyi ukunda gukina ndetse agahatana mu buryo butangaje, dore yuko yagiye akunda gukina ndetse ari umwe mu bakinnyi bagira discipline, kwa kundi mu kibuga abakinnyi bakora amakosa akaba yabayobora, ndetse akabagira inama yo kuba bakwitwara neza mu gihe hari ikosa ribaye mu kibuga. Akaba umwe mu bafata ibyemezo muri ekipe yabaga arimo gukinamo, ndetse anatinye kuba yagira inama indi ekipe itari yo arimo gukinamo. Ibyo byose rero byatumye mu gihe gito aba umwe mu bakinnyi bato bamenyekanye cyane muri Monrovia, bikaba byaratangiye gufungura inzira yo kujya mu ma ekipe akomeye mu bihugu byo hanze, bityo agenda aba umukinnyi ukomeye. George Weah nyuma yo kwigaragaza mu ma ekipe muri Liberia ya Young Survivors, hanyuma akimukira mu ikipe ikomeye ya Mighty Ballon, George Weah yahise agaragaza ubuhanga bwisumbuye cyane, ndetse agenda yerekana ko ari umukinnyi ukomeye. Mu mwaka wa 1987 yakinnye mu ikipe yitwa Invisible 11 cyangwa se Invisible 11, atsinda ibitego byinshi ku buryo yaje guhabwa igihembo cy'umukinnyi w'umwaka muri Liberia. Ibyo byatumye amenyekana muri Afurika y'Uburengerazuba, aho abashinzwe gushaka impano cyangwa se aba scout batangiye kugenda bamubenguka. Ahangaha mu gihugu cya Cameroon bamubonye bakamushakisha, ndetse bagenda bamutwara mu ikipe yitwa Cameroon Premier League, cyangwa se mu cyiciro cyo gukina muri Cameroon, ikipe yitwaga Toulousaine Yaoundé. Aha niho yatangiye kwigaragaza ku rwego mpuzamahanga, atsinda ibitego byinshi kandi akigaragaza nk'umukinnyi wikuta cyane kurusha abandi, haba mu gucenga ndetse kugaragaza amayeri yo mu kibuga. Mu gihe yakinaga mu gihugu cya Cameroon, hari umutoza w'umufaransa witwaga Claude Leroy, wari umutoza w'ikipe y'igihugu ya Cameroon, waje kumubona umukino amufata nk'impano idasanzwe. Leroy yahise avugana n'inshuti ye yitwa Arsène Wenger, wari umutoza wa AS Monaco mu Bufaransa, aramubwira ati hari umusore hano muri Cameroon udasanzwe, ukwiye kumuzamura mu Bufaransa vuba. Arsène Wenger yahise ategura uburyo bwo kumuzana muri Monaco,
mwaka wa 1988 maze Weah akinjira mu mupira w'i Burayi. Uhereye ubwo amakipe akomeye ku isi yatangiye kumubenguka ndetse agenda amuhererekanya imwe ku yindi, dore ko ikipe yabaga imushaka ndetse n'indi imushaka. Ahangaha niho atangiye gukina mu ikipe ya Monaco, ayivuyemo ajya muri Paris Saint-Germain, AC Milan, Chelsea ndetse na Manchester City. Akaba aribwo izina rye ryakomeje kuba mpuzamahanga ku isi yose mu mupira w'amaguru. George Weah mu mwaka wa 1988 kugeza 1992 aho akiniraga ikipe yitwa AS Monaco yo mu gihugu cy'Ubufaransa. Akimara kujya mu Bufaransa, George Weah yaje umukinnyi muto utazwi cyane i Burayi, ariko mu gihe gito yerekanye ko ari umuhanga ndetse mu kwinjiza ibitego no gutanga imipira cyangwa se bita amapasi. Umukinnyi udacika intege, uhorana akanyamuneza kandi wubaha abafana. Buri gihe yabaga ari mu gushishikariza abafana gufana ama ekipe ndetse no kuducika intege n'igihe babaga barimo cyangwa se batsinzwe. Yabaga ari mu kubabwira ati nyamureka mudufane turaza kuza kubikora. Mwaka wa 1995 yaje kujya muri Paris Saint-Germain, maze Weah yageze ku rundi rwego. Yatsinze ibitego by'ibitangaza mu mikino yose, haba Champions League ndetse n'ahandi, bityo yabaye umukinnyi ukomeye cyane wa Paris Saint-Germain ndetse ama ekipe atangiye kugenda abonamo ubuhanga bukomeye cyane. Yajyaga mu bikorwa byo gusura abana batishoboye, ibikorwa by'ubujyaneza nabyo byagiye bimuranga igihe akiniraga ekipe ya Paris Saint-Germain, ndetse biza kurangira abafana bayo bamwiyeguriye ndetse mu kibuga wasanga izina baririmba ari Weah. Mu mwaka wa 1995 kugera mu 2000 yakiniye ikipe yitwa AS Milan yo mu Butaliyani, ndetse icyo gihe ari umwe mu bakinnyi bakomeye cyane b'iyi kipe. Weah yaje ari umukinnyi utezweho byinshi muri iyi kipe, ayifasha gutsinda, ayifasha kwitwara neza, kuko ahangaha yabaga ari imbere y'izamu. Umuzamu ntabwo yabaga amenya ibimubayeho kuko yagiye atsinda ibitego by'ubuhanga, ndetse abenshi batangira kumufata nk'umukinnyi wa mbere ku isi, mbere yuko ari nako byaje kugenda kugeza igihe aje gutwarira imwe mu bikombe cyangwa se imwe mu bihembo biremereye nkuko tugenda tubibona mu kiganiro cyacu, kuko yaje kuba umukinnyi w'indashyikirwa ndetse umwe mu bakoze ibikorwa by'indashyikirwa n'amagingo ya isi imwibukiraho. Weah yakiniye umwaka umwe gusa ikipe ya Chelsea, ndetse guhera muri 2000 kugeza muri 2001 nubwo yarageze mu myaka iri hejuru y'abakinnyi benshi bakina ku rwego rwo hejuru. Weah yakomeje kugaragaza umwete n'umurava muri Chelsea. Yafashije ikipe gutsinda Arsenal mu gikombe cya FA Cup, ndetse atsinda igitego cyafashije kugera ku mukino wa nyuma. Abafana b'Abongereza bamukundaga kubera ubupfura n'umutima wo gukina atitaye ku nyungu ze bwite. Uyu mugabo umuco wamurangaga mu ekipe, yubahaga abafana n'abakinnyi bagenzi be. Yari afite impano yo gukina ashimisha abantu kandi atarambirwa no gukora cyane cyangwa se atarambirwa mu kibuga, haba gukina cyangwa gutsindwa. Yakundaga kugaruka ku kibuga cyangwa se mu kibuga nyuma akaza gushimira abafana igihe byabaga ari ngombwa, akavuga ati ibyo mwakoze byadushimishije, mujye mukomereza aho ngaho. Iteka yabaga aganira n'abafana mu gihe yatsinze igitego cyangwa se na nyuma y'umukino, ugasanga abafana baramwifotorezaho ndetse byagendaga bishimisha Weah, akabona yuko akunzwe kurusha abandi. Nyuma yo kwigaragaza cyane mu Burayi, George Weah yageze ku ntsinzi ikomeye cyane mu mwaka wa 1995 ubwo yatwaraga Ballon d'Or. Ahangaha dusubiye inyuma, igihembo gikuru gihabwa umukinnyi w'umupira w'amaguru witwaye neza kurusha abandi ku isi. Uyu mugabo yarabyitwaye ndetse kumva niko byagenze. Ubusanzwe George Weah yabaye umukinnyi wa mbere ukomoka muri Afurika yegukanye icyo gihembo kuva cyatangira mu mwaka wa 1956, ndetse akaba ari umukinnyi wenyine w'umwirabura atwaye Ballon d'Or kugeza magingo aya. Ibi ngibi George Weah ntabwo yabikoze mu ekipe menshi cyane nk'uko twabikubwiye, kuko yakiniye ekipe ya AS Monaco, Paris Saint-Germain, AS Milan, Chelsea ndetse na Man City n'izindi. Ariko ibyo ntabwo yabikoze mu ekipe menshi kuko yagendaga afata ekipe imwe akayimaramo igihe kirekire. Nangare yaje kwigaragaza ndetse aza kuza gutwara iki gikombe kiruta ibindi byose, kuko umukinnyi wagitwaye cyangwa umukinnyi ugitwaye yaba yerekana ibigwi yakoze. Weah yaramaze kwerekana ko ari intwari mu kibuga, ari umwe mu bantu batahizamu cyangwa se muri batahizamu isi icyo gihe yari ifite, bityo aza gukora ibitarakozwe n'abandi, bityo baza kumugira icyizere ndetse bamuhaye igikombe kiruta ibindi umukinnyi wese wakinnye football aba yifuza kugeraho mu mateka, dore yuko iyo wayitwaye
ushaka avuga ati Godiyo ndayimaze cyangwa se gukina umupira ndabihagaritse. Ibindi rero yaje kubigeraho ndetse aza gutwara iki gikombe cyangwa se aza gutwara Ballon d'Or, bityo aho mwe mu birabura ba mbere ndetse na n'isaha nta muntu urakora agahigo ke waje gutwara Ballon d'Or cyangwa se umupira wa zahabu, bityo aba umwe mu bakinnyi ba Afurika cyangwa Afurika yagize baciye ako gahigo. Abantu benshi bakomeje kugenda bavuga ati se gute George Weah yatowe, ariko impamvu yatowe abanyamakuru b'ibinyamakuru mpuzamahanga by'umupira cyangwa se France Football babereye cyangwa se barebye uburyo ki umugabo yakinnye umupira ku giti cye, ubuhanga, gucenga umuvuduko ndetse no gutsinda ibitego, imikino yose yagiye akina byose baza kubihuza basanga ari wo mukinnyi w'indashyikirwa wenyine ugomba gutwara iki gihembo kiruta ibindi mu mateka umupira w'amaguru, ndetse bityo biza kuza gutuma bakimuha nta marangamutima yandi ajemo, kuko byari bikwiye yuko cyangwa se hari abandi bakinnyi bari bahanganye nawe bari bakwiye kuba babaha cyangwa bahaye amahirwe, ariko ntabwo baje kuyabaha, ahubwo baje kuyaha George Weah kuko ariwe babonaga abikwiye. Uwo mwaka atwara Ballon d'Or yarayitwaye, ndetse nyuma yaho aza gutwara FIFA World Player of the Year, umukinnyi w'umwaka ku isi, atwara African Footballer of the Year, umukinnyi mwiza w'umwaka muri Afurika. Ibi byatumye mu mateka y'umupira w'amaguru izina George Weah rishyirwa ku rwego rw'abakinnyi ibihe byose, kandi n'ubu aracyafatwa nk'icyitegererezo cy'abakinnyi muri Afurika yifuza kugira ku rwego rwe, kuko dore yuko iyo uvuze izina George Weah abakinnyi bakina umupira bakiri bato batahubwira ngo uyu munyabigwi ndamuzi kandi nifuza ko isi nshaka kugera ikirenge mu byo yakoze, bityo umuntu wese ukina umupira muri Afurika yifuza kugera ku nzozi nk'izo George Weah yagezeho. Uyu mugabo rero yaje guhagarika umupira ndetse atangira urugendo rwa politiki nyuma yo kuva umupira w'amaguru. George Weah yaramaze kuba ikirangirire ku isi kandi afite izina rikomeye muri Liberia nk'umuntu wakoresheje impano ye mu guhesha ishema igihugu ndetse no mu bihe byari bigoye. Ahangaha yaje gutangira kwegereza bamwe mu bantu bamukundaga ndetse atangira kujya mu nzira ya politiki. Yatangiye gukora ibikorwa by'ubujyaneza n'imishinga gufasha urubyiruko cyane cyane mu mikino ndetse no mu burezi. Ibyo ngibyo byamworohereje urugendo rwe rwo kuba yagira abantu bamwize ndetse batangira kumugira icyizere, bakabona cyangwa se bakabivuga yuko ashobora no kuba yaba umwe mu bayobozi beza b'igihugu cya Liberia. Umwaka rero wa 2005 nyuma yuko intambara z'imbere muri Liberia zirangiye, Weah yamamarije kuba president, nubwo yari akunzwe cyane abamunengaga bavugaga ko adafite uburambe muri politiki ndetse no mu kuyobora. Yaje gutsinda bwa mbere yaje gutsindwa na wita Ellen Johnson Sirleaf wese aba president wa mbere w'umugore muri Afurika. Weah ariko ntiyacitse intege, yese atangira kwiga cyane ku bijyanye na politiki, afata amasomo mu bijyanye n'ubuyobozi ndetse no mu gucunga imishinga. Yaje kwinjira mu nteko y'amategeko umwaka wa 2011, yiyamamarije kuba vice president ariko nanone ntiyatsinda. Nyuma yaho yahisemo gutangira ku rwego rw'inteko y'amategeko, maze 2014 atorwa nk'umusenateri uhagarariye abandi cyangwa se uhagarariye abandi muri leta yitwa Montserrado Country, aho ahantu yaje kuba ari ahantu yasanze aziranye n'abaturage cyangwa se abaturage baho bamukunda, bityo aza kuza kugenda akura imitima kugira mu mujyi wa Monrovia, ndetse bityo biza kuza kurangira atowe muri mwaka wa 2017 mu matora y'umukuru w'igihugu mu gihugu cya Liberia. Mu matora ya 2017 George Weah yongeye kwiyamamaza, maze arangije yiyamamazanya n'abandi, ariko kuko yari umuntu uzwi ndetse ari umuntu ukundwa cyane mu gihugu, yaje kuza kurangira yegukanye intsinzi ndetse atsinda ku rwego rwo hejuru abantu batabitekerezaga, kuko yaje gutsinda ku majwi 30%, atsinda wita Joseph Boakai wari vice president wa Ellen Johnson Sirleaf. Ndetse tariki 22 Mutarama 2018 George Weah yarahiriye kuba president wa Liberia, aba mukinnyi wa mbere wegukanye Ballon d'Or wageze ku mwanya wo hejuru ubuyobozi bw'igihugu cyangwa se waje kuyobora igihugu. Iki ngiki nacyo akaba ari ikintu yihariye, kuko nta wundi muntu wigeze abikora ku isi, kuba araho waye umukinnyi w'ikirangirire ukaza no kuba president w'igihugu, ibi ni wenyine ubyisangije. George Weah rero yaje kurangiza manda ye, maze mu matora ya 2023 Joseph Boakai cyangwa se yahise yambikwa ikamba rya president tariki 22 Mutarama 2024, kuko ngubu ntabwo George Weah akiri president w'igihugu cya Liberia. Uyu munsi president wa Liberia yitwa Joseph Nyuma Boakai, wari watsinzwe amatora ubwo George Weah yiyamamazaga bwa mbere mu mwaka wa 2017.
Iyi ngiyi ni Tahatibu TV tugezaho amakuru agiye atandukanye. Ushobora kuba wakunze ibiganiro byacu, ushobora kuba wakunze ibyo tukugezaho, hasi muri comment. Tukugezaho entertainment, showbiz, tukugezaho abanyamuziki, filme, abashakashatsi ndetse n'abandi. Apfa kuba gusa icyamamare wamenye, hasi muri comment utubwire ngo njyewe ubutaha muzambwire kuri kanaka, kuko iyo tubwiye tugukoreraho, tukugerayo, tukakubwira uwo ukunda, amateka ye, amavu n'amavuko ndetse n'ibindi muri rusange. Hasi muri comment utubwire ngo njyewe utanifuza ko mwazambwira kuri kanaka.